Data mu izina rya Yesu Kristo turagushima kubera ko watucunguye muri Kristo umuragi mubi wa Adamu na Eva bamaze kugwa mu cyaha bakaba baraturaze kugwa n'ingaruka zabyo, indwara, ibyago, amakuba, delimitation n'ibindi byose byibasiye umwuka ku muntu kuva icyaha kinjiye muri Edeni bikabyara ingorane tubona muri iki gihe muri isi turimo. Turagushima rero mwami Yesu ku murimo ukomeye wakoze ku musaraba, ko wambaye umubiri nk'uwacu kugira ngo ducungure tuvane muri condition yo kuba imbata z'icyaha n'ingaruka z'icyaha n'urupfu, hanyuma ukaturema bundi bushya, kuko Mana muri Kristo waturemye bundi bushya. Nous sommes de nouvelles créatures, turi byaremeye bishya muri Kristo. Reka mwami tubisobanukirwe kugira ngo tumenye identité yacu, nitwitware nk'abandi bantu bose batigeze bakira Yesu Kristo mu mwami n'umukiza wabo. Mu izina rya Yesu tumenye ingaruka zo kwakira Yesu mu buzima bwa none no mu buzima buzaza inyuma y'ubu turimo. Mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Twamaze kunyomoza igitekerezo cya Jean-Jacques Rousseau, sibyo? Mwabyumvise? Kuko yaravuze ntawe ari umuntu woroshye, ni umuntu ari mu bantu b'inkingi z'ubwenge bw'isi kugeza no munsi. Mana ishimwe, amen. Ibitekerezo bye, ibyo yanditse byayoboye isi hamwe n'ibindi bya benshi, ariko ibye mu buryo bw'umwihariko byayoboye isi. Amen. Yavutse 1712. Amen. Avukira Genève mu Suisse, apfira mu Bufaransa, kuko Suisse no France bifite imbibe, sibyo? Apfira mu Bufaransa 1778, je pense. Yapfuye afite imyaka 66. Uwo ni Jean-Jacques Rousseau. Uwo rero numwe mu bantu bitwa les philosophes de lumière. Ndivuga ngo mu kinjana cya 18, amen, abantu barahagurutse mu mugabane w'Uburayi, ibitekerezo byabo by'influence isi yose. Abitwa ba Diderot, Jean-Jacques Rousseau n'abandi. Uwo rero Jean-Jacques Rousseau rero muri philosophie politique niyo yanditse iryo gitekerezo. Muri philosophie politique yavuze ko umuntu avuka ari marayika, umuntu avuka ari mwiza, yagera muri société akaba ari imwangiza. L'homme est né bon, ariko si ibyo, né naturellement bon. Faut que je naturellement. L'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Il y a vous muri philosophie politique. Yanditse byinshi, le contrat social n'ibindi. Yandika kuri education, Émile, etc. Yanditse ibitabo byinshi cyane, cyangwa ibitekerezo byinshi cyane, ibitabo byinshi. Amen. Ariko murumva ko iyo yavuze ngo l'homme naît naturellement bon, kuko yavuze naturellement, nuvuga ngo l'homme a l'état nature, nuvuga ngo umuntu nk'ubu ari sauvage gusa yibereye mu ishyamba, nta interaction afite n'abandi, ngo nta bubi yagira, niko avuga. Ngo ububi buza iyo abantu babana none bakagira icyo bapfa, bikagenda byubaka méchanceté, ubugome, urwango n'ibindi. Uko niko yabitekereje. Amen. Haleluya. Hanyuma rero kugira ngo rero ibyo bintu rero iyo makimbirane aveho umuntu asubire kuba mwiza, niyo yahise azana ikintu cyitwa le contrat social.
burya amareta ari basé sur le contrat social. Nubwo nta contrat twasinye wayibise nuvuga ngo abantu kugira ngo bave mu ishyamba aho bari sibyo mu buzima bwo mu ishyamba bagahita baba muri societe bagahita bahitamo kwitoramo ubuyobozi n'abayobozi sibyo wayibise ngo haba hariho contrat tacite, contrat itari yo gusinya. Rero kubana dukocorana ufite imbaraga agatora ibyundi. Reka rero turebe ukuntu habaho ubuyobozi budutunganiriza, twebwe dushireho ubuyobozi n'abantu tubaho ubushobozi kugira ngo bagenge sibyo kugira ngo tubane mu mahoro. N'abantu rero bihisemo ko haba leta mu ntangiriro, niyo bita contrat social. Haba contrat social ni nka contrat mwasinye. Rero turabona ko kubana nta buyobozi twakocorana. Reka rero habeho ubuyobozi kugira ngo amakimbirane n'iki byose abejere. Tuvuye muri état sauvage ko ari mu ishyamba, nta mareta yarahari kuko abantu igihe baremwaga bari mu ishyamba sibyo. Rero umva nta leta uvuga ngo ufite imbaraga yatwaga ibyundi kuko nyine cya Adamu cyarabakurikiye. Noneho Rousseau aravuga ati rero umuntu mbere yuko haba iyo societe ibiki byose umuntu yibereye mu ishyamba rye akirire bimera sibyo agahiga, nta muntu barwana ngo hano n'imbibe zanjye sibyo. Wasanga urawo nka Afrika yose ni yawe usagira umushiha sibyo akanyura ibitoki bireza agafata sibyo avoka ibiki byose ngo rero ngo umuntu rero icyo gihe ngo yari imerene neza. Nibyo rusavuga ngo l'homme n'est naturellement bon. Ariko rero societe imaze kuza rero amakimera atangira ibyo gupfa ibintu biratangira. Rero avuga ati rero kugira ngo rero hakemura icyo kibazo nubwo tutasubira areta nature nka mbere, ariko nibura tubane mu mahoro. Ni wese yandika rero muri philosophie politique ikintu cyitwa le contrat social. Amen. Ayo bise okay. None tuwe icyo ibyidushishikaje hano nibiki? Ni ukuvuga ngo Bibiliya avuga ngo umuntu ntabwo avuka ari mwiza, tuvuka muri kamere y'icyaha. Waba uri kumwe n'abandi waba utari kumwe n'abandi ntibyakubuza kuba mubi. Wayizi nuwakujyana ku kwezi ukashobora kubaho wenyine wateza akavuyo kandi uri wenyine, nta muntu upfa amazi, nta muntu upfa ikintu na kimwe kuko biri muri wowe. Amen. None tugaruke rero kuri birero twavuze yuko turareba umutwe uvuga ngo umurage wacu nk'abakristo nk'abana b'Imana. Imana rero imaze kubona ko umuntu avukana statut y'umunyabyaha, avuka ari umunyabyaha n'ingaruka z'ibyaha, Imana mu rukundo ruhebuje Imana yaje gutabara ikiremwa cyayo. Yesu buriya ni Imana mutabazi, yaje gutabara ikiremwa cyayo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu dusomara muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 muve. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Kuko ngo urukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, niyo mpamvu rero yaje kudutabara. Kuko yaradukunze cyane, ibona ko dushobora kuzabaho iteka ryose mu kurimbuka, kuko ntabwo yaturemye nk'ibindi biremwa, yaduhaye igice cyayo cyitwa esprit, umwuka, kandi umwuka ntapfa. Igituma umuntu adapfa ngo ashire nuko afite umwuka. L'esprit ne meurt pas, umwuka ntagupfa. Iyo Imana itaduhumekeramo umwuka wayo
ibyo bita roi mu Kiheburayo cyangwa pneumastos mu Kigiriki, twari gupfa nk'ihene. Ariko kubera ko Imana yaduhumekeyemo umwuka wayo igihe yaremaga Adamu, umuntu yahise ahinduka ubugingo buzima. Kuvuga ngo wowe ubwawe ntabwo uri umubiri gusa. Iyo upfuye ntabwo urangira, uhita ujya ku yindi plan yitwa plan spirituel. Uva muri isi physique iboneka, ntabwo uzongera kubona ku isoko cyangwa muri salon de coiffure cyangwa ugenda gushakisha hariya mu maduka, hariho ntibazongera kukubona. Nimba wakundaga umupira ntibazongera kukubona kuri stade, sibyo? Nimba wakundaga sinzi biki ntibazongera kukubona. Ariko nibivuga kutakiriho, uriho ariko sur un autre plan. Le plan physique wayivuyemo ntibakubona, ariko uwimukiye mu yindi plan yitwa le plan spirituel, mu rundi rwego rw'umwuka. Amen. Iyo bita bari bo muri esoterisme bita le plan astral. Winjiye mu yindi monde, mu yindi si y'umwuka. Niyo mpamvu Samuel amaze gupfa bagiye kumugarura umwuka we aho yarari, ko Yesu yari ataraza ngo akura bera abapfuye bari le séjour de mort, kuzimu. Amen. Samuel nawe yagiye abandi bose bapfa bajya, kuko Yesu ntiyari bwaze. Ariko urabona ko uriya Sawuli amaze kureka Imana yagiye kumushikisha, yagiye ku medium, babita le medium. Hanyuma aramukurura, esprit ya Samuel arayikurura, ivugana na Sawuli. Uvuga ngo rero Samuel baramushinguye Rama iwe, ariko murumva ko mu mudugudu we bavuze ngo ntakiriho, ariko nako arahari. Amen. Ufite ubushobozi bwo kwinjira muri ya plan astral, plan spirituel, yaramukuruye, yaramuzana. Rero esprit z'abantu bose bapfuye kuva kuri Adamu zirahari. Nimba batari mu ijuru, bari ikuzimu bategereje izuka. Rero ntuzigere wibeshya, wowe ntabwo uzapfa gushira. Ntuzapime ngo ushaka kwiyahura, uzasanga ntawe wagiye, ahubwo ukaba wikuruye ingorane zo kuzazurwa bakugerekaho n'ibyaha byo kwica. Kandi Imana yavuze ngo ntukice. Rero suicide ikorwa n'abaswa batizi icyo bakozwemo. Il ne faut pas te suicider, mais tu ne peux pas t'éliminer. Ntushobora kwivanaho. Ikibazo rero wabayeho rero nta kundi ushindiriye gusa. Amen. Kuba uriho, icyo nicyo kintu gikomeye mu bubi cyangwa mu bwiza, kuko ntushobora kwisiprima. C'est fini, terminé. Si wowe wishizeho, amen, kandi ntabwo uzikuraho ngo bishoboke. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimutinye icyica umubiri kidashobora gukora ibindi. Mutinyi ibasha kwica byombi ikajugunya no muri Gehinomu. N'Imana gusubira kwica ubugingo. Amen. Muri Gehinomu. Muri Gehinomu rero nta gupfa ngushire, ubaho iteka ryose, ariko mu mubabaro udasobanurwa n'amagambo y'abantu. Amen. Na niyo mpamvu rero Imana yabibonye rero kondisiyo turimo, ihita yohereza Yesu Kristo. Yesu araza rero, aritanga ku musaraba, arapfa, arazuka, haleluya, kugira ngo adukize izo ngorane, izo ngaruka z'icyaha n'urupfu n'ibindi byago. Rero ubutumwa bwiza rero cyo buvuga kondisiyo y'umuntu n'impamvu Yesu yaje, nicyo yakoreye kondisiyo y'umuntu. Haleluya. Ngo yaje yambara umubiri wacu ngo abone uko apfa nk'uko dupfa, hanyuma urupfu rwe aruhindura intwaro, aruhindurisha ubusa uwari ufite ububasha bw'urupfu, ari we Satani. Abature abo bose babaga mu bubata kubera gutinya urupfu. Ni Yesu Kristo niwe wakoze ibyo. None ingaruka yabyo ni iyihe iyo twizeye Yesu Kristo? Ingaruka yabyo niyo dushaka kureba.
iyo tumaze kumva ubutumwa bwiza bwuzuye, mwumvise bwuzuye? Ubwuzuye bumeze bute? Buvuga umuntu condition afite imbere y'Imana kuva abaho avuka. Icya kabiri, bugahita buvuga icyo Yesu yaje gukorera iyo condition uvukamo. Mu ijambo rimwe ubutumwa bwiza buvuga statut y'umunyabyaha ko ari atavukira mu bwiza bw'Imana, ko avuka ari umunyabyaha. Abaroma 3:23 basome vuba vuba. Abaroma 3:23 bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iyo niyo point de départ, aho niyo ntangiriro. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Amen. Wabyumvise? Amen. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Icyo cyo cya mbere ubutumwa bwiza buza kukubwira. Haleluya. Amen. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iyi niyo elema ya mbere tukwiye kumenya. 6:23 Abaroma nyine ibabyita le verset clé ni mirongo mukwiye kumenya. Uko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ibihembo by'icyaha ni urupfu. None mwumvise ko bose bakoze ibyaha, bivuga ngo bose bari mu rupfu. Noneho ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Ubwo ni ubutumwa bwiza ari bukubwira. Mu ijambo rimwe ubutumwa bwiza bukwereka inzira y'ubukiriro. Imana ishimwe. Muribuka Paulo na bagenzi be bari baragenda bavuga ubutumwa. Amen. Haleluya. Muri Efeso. Amen. Iyo mbabwiye muribuka mba nizera ko mubizi. Amen. Hanyuma muri Filipi, hari muri Filipi, mu mujyi wa Filipi. Amen. District ya Makedonia, muri Filipi, umujyi wo muri Filipi. Ibyakozwe mu 16, 16, 18 mwumve. Ibyakozwe n'intumwa 16, 16, 18. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga abashebuja cyane n'ingebo. Uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Amen. Amen. Dayimoni yo kuragura yari muri uwo mukobwa yagiye ivuga ngo aba ni abagaragu b'Imana isumba byose, bariho barababwiriza inzira y'agakiza. Numva? Nuvuga ngo n'abadayimoni bazi ko Yesu Kristo ubutumwa bwe butwereka inzira y'agakiza. Inzira yo kuva muri iriya statut ya mbere, muri ya condition ya mbere, n'ingaruka zabyo. Amen. None ingaruka rero iyo tumaze kwizera Yesu ni yihe? Icya mbere, ahita Imana idushiraho ikimenyetso. Idushiraho ikimenyetso. Imana ishimwe. Abefeso 4:30. Idushiraho ikimenyetso.
kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Yadushiriyeho kuba ikimenyetso. Buriya twebwe abize ubutumwa bwiza nk'uko buvugwa, kuko ushobora kuba mu itorero ariko waba utarigeze ubwizera nk'uko buvugwa muri za ngingo zabwo zitandukanye navuze. Amen. Imana igushyiraho ikimenyetso aricyo mwuka wera. Kubera iki? Wese wari uzi ko ufite ikimenyetso? Nimba warize ubutumwa bwiza nk'uko bwavuzwe muri za ngingo zabwo zose, wowe washizeho ikimenyetso. Yesu urabizi se? Ese niba ngabe babizi? Si ukuvuga ngo ugende mu ndorerwamo ngo urebe ikimenyetso. No, kirahari mu buryo bw'umwuka. Icyo kimenyetso ni umwuka wera. Ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye umwuka wera. Turafite ikimenyetso kandi mu isi y'umwuka barakibona. Abamarayika b'Imana barakibona, abadayimoni barakibona. Icyo kimenyetso rero ngo twagishiriweho kugira ngo turindwe kugeza ku munsi wo gucungurwa kw'imibiri yacu. Kuko umwuka n'ubugingo byaracunguwe, hasigaye gucungura imibiri yacu ipfa. Ibi ukwiye kubimenya. Amen. Wowe ugizwe n'ibintu bitatu. Kimwe kiracyategereje gucungurwa, nacyo kizacungurwa. Amen. Abaroma 8:23. Ton esprit et ton âme, les deux tiers qui t'appartiennent, sont déjà rachetés. Umwuka ubugingo byaracunguwe mu kwizera. Ariko si ibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Niyo mpamvu rero tukiri mu bibazo, kubera ko turacyafite imibiri ipfa ya kamere y'indwara, ariko kubera ko 2/3 byacu byaracunguwe umwuka n'ubugingo, turafite ibyiringiro by'uko n'imibiri yacu, amen, ikiri muri ya statu ya mbere. Amen. Statu ya mbere muracyayibuka? Imibiri ya Adamu w'umucumuzi wacumuye, ariko dufite ibyiringiro ko nayo imibiri izacungurwa. Niki twemeza ko imibiri yacu izacungurwa nayo? Ni ukubera icyo kimenyetso umwuka wera twahawe nk'ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa. Gucungurwa kw'iki? Ku mibiri yacu. Amen. Umwuka wera rero twahawe bamwita umuganura. Kuri iyo mpamvu nous avons reçu les arts de l'esprit. Iyo ni ijambo bakoresha mu bintu bya nuze mu aba muri tuvuga muri ekonomi wenda ibintu nk'ibyo. Soma Abaroma nako Abakorinto ba mbere 3:16-17. Abakorinto ba mbere 3:16-17. Muzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izarutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Amen. Ngo abakijijwe bakwiye kumenya ko imibiri yabo itari yabo ngo bayigenze uko bashaka, kuko baracunguwe n'imibiri yabo ntawe ikiri yabo, kuko umwuka wera w'Imana aba muri yo. Amen. Dusome Abakorinto ba kabiri 1:21-22.
Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu h'ingwate. Amen. Ambereza, umwuka wera twumvise ko ari ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa. Umuntu wese wakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akabwizera bwuzuye mu ngingo zabwo twavuze zimwe, kuko ubutumwa bwiza butubwira situation twari turimo, bukatubwira n'ukuntu Imana yaje kudutabara muri Yesu, tugahita duhindura statut, tukava kwitwa abantu b'Imana, ibiremwa by'Imana, tukitwa abana b'Imana. Tumaze kwizera ubutumwa bwiza, niyo mpamvu iyo tuvuze ubutumwa bwiza tukwiye kwitwararika kugeza ku bantu ingingo zabwo zose. Ntukavuga ubutumwa bwiza hari ingingo ureka, kuko hari abantu bavuga ubutumwa bwiza ntibavuge condition ya Adamu wa mbere, ntibavuge icyo turagwa kuri Adamu wa mbere. Wajya kuvuga nibabwira abantu uko bari imbere y'Imana batarakira Yesu bameze gute, Imana babona gute, condition barimwe ni iyihe, ingaruka ni izihe, niba bapfa bizagenda gute. Ubutumwa nk'ubwo rero ntabwo ari ubutumwa bwuzuye. Mwabibise bivuga ngo rero ikigira akamaro umuntu kigatuma ahindura statut ni ubutumwa bwiza bwuzuye, buvuga statut y'umuntu hanze ya Yesu na statut y'umuntu iyo yakiriye Yesu. Ubutumwa bwikuba bwuzuye. Amen. L'homme en dehors de Christ et l'homme en Christ. Hanze ya Kristo umuntu ari iki imbere y'Imana, amaze kuba muri Kristo ahinduka iki imbere y'Imana. Bifitiye ingaruka mu buzima bwa none no mu buzima buzaza. Iyo mvuze ubuzima buzaza mvuga ngo nyuma y'ubu buzima turimo. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ubundi butumwa nabwo butuzuye bubwira abantu gusa, amen, icyo bazaba nyuma y'ubu buzima, batababwiye icyo bari cyo muri ubu buzima. Murabyumva? Akwiye kuba harimo byose ingingo zigize ubuzima nako ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Noneho tumaze kwizera ubutumwa bwiza bwuzuye bwa Yesu Kristo, kuko ari ubutumwa bucagase bw'ibice bita bibyara secte, ko ntago bafite ubutumwa butuma koko baba abana b'Imana. Hanyuma Imana itiduha ikimenyetso, idushaka ikimenyetso ari umwuka wayo iyo tumaze kwizera ubutumwa bwuzuye. Amen. Tukamenya ko turi abanyabyaha, tukatura ibyaha byacu, amaraso ya Yesu yamenekeye abanyabyaha agahita tweza ibyo byaha. Imana igahita itubyara mu mwuka, kuko yo ni umwuka ibyara mu mwuka, tugahita twitwa abana b'Imana. Noneho uriya mwuka Imana iduha, umwuka wera, batubwiye ko ni ikimenyetso cyo kuza gucungurwa. Icya kabiri batubwiye ngo ni ingwate. Mwebwe rero nta muntu arenda kubabwira ingwate, ko murabizi ko mwazitanze, ngo umugure agasambu n'inka za kijambere. Ingwate imaze iki? Niyo bita les arts, babyita acompte, down payment mu Cyongereza. Ariya muri Amerika abantu benshi ntago batunga amatelefone baguze cash, kuko ni bakeya bafite amafaranga yo kugura cash. Bayubise mwigari mujya mugura cash, sibyo? Ariya ntago bagura cash, ntayo bafite reka, kandi ngo bari muri Amerika. Baragenda nki telefone yanjye, okay, noneho nkahita ngenda, noneho bati rero ubaha garanti yuko uzishura ayasigaye igice ubahaye, sibyo? Bita down payment. Nuvuga ngo urabaha kugira ngo werekane ko wiyangajije, yuko wemeye, amen, ko nandi asigaye uzayazana.
ni icyemeza ko uwo muntu waguhaye umusezeraniye ko uzamwishyura koko. niyo bita rezare, akonte, dawuni peyimenti, ingwate. muri banki kugira ngo bamenye ko batazahoma amafaranga yabo niba yaguha, bagusaba ingwate hamwe n'umushahara wawe n'ibiki byose sinzi ibyo ari byo, income ufite amafaranga winjiza, basaba ingwate basekurize amafaranga yabo. sibyo? Imana rero nayo ngo yatanze ingwate, ahubwo ntitutwaye kuyiha ingwate, ariko yo niyo yatanze ingwate. Imana yatanze ingwate. Umwuka wera si ikimenyetso gusa ko tubaye abayo, ko turi abana bayo, tutakiri abantu bayo gusa, amen, ko turindwa kubwo kwizera, ko turindwa nayo kugeza ku munsi wo gucu wo cunga, nkuko Petero abitubwira hano. Mukurikire. Nageze muri Petero, amen. Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, uzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Amen. ngo turindwa, ni bande barindwa n'imbaraga zayo? Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêtre, ni bande? Nabo bizeye umwami Yesu Kristo, amen, bagahabwa ibyiringiro bizima kubwizuka rya Yesu, kandi bakaba barindiwe umuragi. Tubaza kuvuga abantu mwacunge, nuvuga ngo nabo bahawe ikimenyetso cy'umwuka wera. None umwuka wera muri bo ntababere ikimenyetso gusa cyo ku munsi wo gucungurwa ku mibiri yabo, ariko bakaba banarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, binyuze mu byo kwizera. Barindwa iki? Iyo urinze ikintu haba ari impamvu. Vuga ngo nimba turindwa twebwe abafite umwuka wera, hari icyo turindiwe, ni umurage. Ndaza kuvuga impamvu Imana iturinze mu gakiza ka Yesu, nuko hari umurage, hari ikintu turindirije. Imana yahabwa icyubahiro. Ibyo nibyo byiringiro twize ubushize, aho bituganisha. Icyo twiringira niki? Twababwiye ko muri domaine ya comptabilité ari ikintu bita akonte, mu cyongereza down payment, cyangwa mu yindi langage iri technique les arts. Hapana r les arts martiaux, les arts plastiques, les arts ARRH ES, les arts de l'esprit. Manishim
Imana ishimwe. Bavandimwe, gukizwa ntitubimenya neza tukaguma tuyizira gusa mu matorero yacu, tuzatuba turikurura ibibazo. Ukwiye gukizwa ukamenya ibyo urimo. Imana ishimwe. Nimba twaraje gukizwa, dukizwe, tumenye icyo ari cyo gukizwa. Kuko hari umuntu avuga ngo ari mu itorero, ngo ari mu gakiza, ariko ajya kureba ibyo arimo ntawe bihuye n'ibyo arimo, ntibisobanutse. Wowe warara amajoro yose uriho mumbwire ibintu byo bisetsa mu ma YouTube n'ibiki bibisetsa, ibintu bareba bagaseka n'ibiki. Ngiye ntabyo nzi ko nabyo njya kureba, kankwazi kandi kangira ugasanga umuntu ijoro ryose n'ibyo arimo, nta no gusenga, nta no gusoma Bibiliya, nta no gutekereza ku rupfu rwe, nta no gutekereza igeze ava mu mubiri, nta no gutekereza Yesu aramutse aje muri uwo mwanya ari muri ibyo bintu, hanyuma ngo barakijijwe. Bakijijwe biki sibyo? No, nta gukizwa kuri aho. Wowe uri umupagani sibyo? Ujya rimwe na rimwe uti bagutiza kenda ko gushyira hejuru k'uburokore ku cyumweru. Tu n'es pas sauvé. Tu n'as rien pigé, tu n'as rien compris, ntacyo wumvise, ntacyo uzi. Ngiye nafata umwanya wanjye jewe, urazi umwanya ukuntu uhenze. Imana yanjye sivuga mu ijuru, Imana imbamo ko twaronse umukara kandi umukara ni Imana muri butatu, ari muri wowe, ariko dore ibyo umujyanamo. Iryo joro ryose umukara agira ngo ahita avuga mu kirundi ngo naka. Ntabwo areba a travers tes yeux, ntari ibyo urareba wowe. Ahubwo ni ikibazo turebe, ese uramufite ahubwo yakwemera kuba umuntu nk'uyu? Sinemera ko yaba umuntu nk'uyu. Umwana w'Imana afite statut nshasha itakiri Adamu waguye. Ni umwana w'Imana kuko Imana yamubyaye binyuze mu butumwa bwiza n'Umwuka Wera. Afite statut yitwa ngo ubuwera mu ngeso zawe iminsi yose, uko nanjye ndi uwera. None se hari uwera aba muri ibyo? Abandi bajya bitera soni nabyo, ukarinda bucya bakibireba, by'ubusambanyi, byenda gutakiye byose, kuko abantu ngo basomana. Ibyo si ndakubyiga, ntaho ukiri amashuri yabyo, urayivukana. Wigeze ubona inkoko n'inkokokazi, isake n'inkokokazi bajya mu mashuri? None ntabwo ubona ibyo bakora? Ntabwo ubona noze les pigeons c'est quoi? Inuma. Ntabwo ubona urukundo rwazo na fidelité yabo? Hari amashuri yabyo. Ese ujya mu biki wowe? Wagiye kureba ngo ko basomana, ngo ko bagira gute? Ibyo bitindi kwe kubireka. Nta mano y'Imana ajya muri ibyo. Ni imitego Satani yateze, abatesha umwanya, abahumanye. Mbwira, uzareka kurota ibyo bintu aba ari byo ugaburira amaso yawe? Zagumurota ibyo bimaje gusa biza by'ubusambanyi, by'abasomana, byo bagira gute, nibyo uza burimo. Hanyuma ngo urashaka kujya mu ijuru. Mu ijuru ntabwo bajyayo abantu bameze batyo, hajya abantu bejejwe. Ndeka ngusomere, kugusomera gusa ndagusomera mbere yo gusoza. Tujye mu Baheburayo 14. Amen. Haleluya. Oya 13, 12, 14. J'inverse. 12, 14. Amen. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Utejejwe ntabwo azareba umwami Imana. None se wakwezwa gute wowe uguma wihumanya n'ibyo bintu? Ces images immondes, muganga bita immonde, ces images immondes, impures, amashusho ahumanye, agahumanya n'abantu.
les gens ne se respectent plus. N'abantu bakuze bakahaye abantu abakiri bato uburere bwiza bagenda hari akiyambika ubusa iki byose. Finalement hariho umuntu w'umunyapolitiki ukomeye mu Bufaransa yavuze ngo mais nous vivons dans quel monde aujourd'hui? Mais le monde marche sa tête. Ngo turi mu isi imeze gute? Ngo isi igendesha umutwe aho ugendesha ibirenge igendesha umutwe. Iburundi twabita ngo amagendera. Twebwe sibyo amaguru akajya hejuru uko niko isi imeze. Iyi Imana irebye isi iracuramye. C'est le monde de l'envers. Isi iracuramye. Nibyo abantu barimo. C'est terrible ça. Satan yaronse igikoresho gikomeye cyane internet. Gufata isi akayizingazinga. Kayifata. Kibazo gikomeye cyane. Tekezo byarahumanye by'abantu. Noneho abarindwa barindiwe iki? Turashaka gusoza kuri iki. Barindiwe gucungwa kw'imibiri yabo bigende gute? Kugira ngo binjire mu murage wabo. Tuza kubona iyi mibiri yacu ngo nishobora kwinjira mu murage. Kubera ikitinya mu murage. Abakorinto 2:15. Abantu bafite n'umwanya wo gusoma Bibiliya mu murage. Abakorinto 2:15. Amen. Haleluya. Umurongo wa 50. Amen. Nushaka urakomeye kwa bamwe nta mwanya afite gusoma Bibiliya tubasomere sibyo. Abakorinto 2:15 tuze ku 53. Nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Voilà. Kubera iki? Komeza. Kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Uyu mubiri wacu urabora kandi umuragi tuwikiwe ntabwo ubora. Turaza kwibona. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga kuko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora. Uyu mubiri ubora ukwiye kubanza kwambara ukutabora. Nicyo turindiwe musanzwe. Kugira ngo twinjire mu bitabora tukwiye kubanza kwamburwa ibibora tukambikwa ibitabora. Kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Hariya ntago ibintu bipfa, ni ibintu bihoraho iteka bizima. Tukwiye kwamburwa ibipfa twambara ibitapfa. Kuri 54. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Amen. Ibyo nibyo dutegereje. Amen. C'est ça l'ultime étape de notre espérance. Iyo niyo ntambwe ya nyuma y'ibyiringiro. Mureke mvuge mu minota mike kwakira Yesu Kristo ugakizwa, ugahabwa statut nshasha, ingaruka muri ubuzima no mu buzima buzaza. Haleluya. Kurikira. Imana ishimwe. Imibiri yacu twambaye nubwo twacunguwe twiga bizera, umwuka n'ubugingo byaracunguwe, dutegereje gucungwa kw'imibiri yacu. Kubera iki? Kuko ibyiringiro dufite, amen, mu bizaza nyuma y'ubuzima, nuko dufite umurage udashobora kubora cyangwa kugajuka. Timoteyo 2:1 na Tito 3:7. Turagenda vuba noneho. Pawulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yabishatse, kandi nk'uko isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu riri. Amen. Amen. Tito 3:7. Kugira ngo dutsindishizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Amen.
kwizera Yesu Kristo, haleluya, statu yacu muri Kristo, icya mbere iduhesha ubugingo buhoraho. None tukinjira muri detaye zikurikira. Kubyerekeye imibiri yacu itegereje gucungurwa. Ikibora kikambara ukutabora, igifa kikambara ukudapfa. Kubera iki hakwiye kuba iyo operation mbere y'igihe? Kubera iki mbere yuko tujya mu murage wacu hakwiye kuba iyo phenomene, twite phenomene? Amen. Kubera Petero wa mbere twasomye 1 ku murongo wa 4, niyo mpamvu tukwiye kubanza gukorerwaho icyo kintu, iyo phenomene. Tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariwo namwe mwabikiwe mu ijuru. Amen. Amen. Muyandikariye icya mbere ngo umurage tubikiwe twebwe uri hehe? Mu ijuru, ngo nubasha kubora. Niyo mpamvu rero tutagenda directement mu ijuru tutabanje guhindurwa, kuko nubasha kubora kandi twe turi mibiri ibora. Icya kabiri, kwandura, twe turi mibiri yanduye. Icya gatatu, kugajuka. Kugajuka no kuvuga iki? Sofreti rivuga ngo ni ibintu bigenda bitakaza ubwiza. Umubiri mbere wari mwiza, uko ugenda usaza ugenda utakaza ubwiza. Babyumvise? Rero hariya rero ibyo bintu ntago bibaho. Nta bibora bibayo, nta byanduye bibayo, nta bigajuka bibayo. Birasaba rero ko tubanza guhindurwa imibiri yacu mbere yuko tujyayo. Uwo murage uri hehe? Mu ijuru. Na nibyo Yesu yabwiye Sawuli igihe yahindukaga Pawulo intumwa ye, ngo impamvu mwiyeretse ngo ngutume mu banyamahanga, amen, ngo ubahumura amaso, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no butwari bwa Satani baze ku Mana, babarirwa ibyaha no kunyizera. Ubikurikira ngo hanyuma bahereko baraganwe. Amen, haleluya. Baraganwe n'abejejwe umwandu wo mu ijuru. Ruvuga ngo hariho heritage, hariho umurage Imana ibikiye abakijijwe, ibikiye abana bayo, ibikiye abantu bashizeho ikimenyetso cyo gucungurwa. Uyo murage uri mu ijuru. Kuwa gatanu tuzinjira in deep, tuzinjira cyane kuko izaba ari suite y'inyigisho kubyerekeye imitwarire yacu, Imana icyo yateganije ku bantu bashoboye ikimenyetso, ukuntu bakwiye kwitwara muri iyi si mbere yuko binjira muri wa murage wabo muri cya gihe kizaza. Amen. Kuwa gatanu izaba ari suite. Ariko ubu rero tugarukire kuri ibi. Iyo umaze kwizera Yesu Kristo urafite ibyiringiro. Ibyo byiringiro, amen, biragufasha mu gihe cya none kugira ngo mu ngorane z'isi ntiwihebe, ahubwo uzirenze amaso urebe icyo wiringizwa. None twumvise ko ntabwo Umwuka Wera twamuhaye gusa nk'ikimenyetso cy'uko tutakira ab'isi, tutakira abasatani, tubaye ab'Imana. Amen. Ntabwo ari ikimenyetso gusa kitandukanya abantu b'Imana n'abana b'Imana, ahubwo ni ingwate. Umwuka Wera muri jyewe ni ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa. Icya kabiri ni ingwate y'Imana. Ingwate bayitanga kubera iki? Bayitanga kugira ngo bemeze yuko bazaba bizerwa mu bindi basabwa. Niyo mpamvu banki mu kuguha inguzanyo ireba aho ukura uko hangana, iyo yita income, ikagusaba n'ingwate. Ingwate rero ni garantisa ari amafaranga yawe yaguhaye ko itazahomba. N'Imana rero ntabwo yadusabye ingwate iyo yatanze ingwate. Kubera ko yatanze ingwate ni ukubera yuko ukwizera kwacu muri Kristo tuba tuyihaye Imana, tuba tuyibikije. Ubugingo bwacu turabuha Imana nk'ikibitsanyo. Imana, je te fais confiance, ndemera yuko ibyo umbwira ari byo, nubwo ntabona ibyo unizeza n'amaso yanjye aya y'umubiri upfa, ariko ndemeye ko ari ukuri, yuko ibyo uvuga birahari.
iryo juru rirahari, amakamba arahari, ukudapfa kurahari. Ndakwizera. Imana rero kugira ngo ikwereke yuko ibyo ikubikiye, ibyo ukwizeza, ibyo ukwemereye bihari, Imana ihinduka debiteur aho kuba créancier. Mu bisanzwe Imana ni créancier Imana ni créancier ubwayo. Ibyaremwe byose birayigomba, ariko Imana yihinduye debiteur, yigomba. Amen. Imana ibyaremwe birayigomba, ariko Imana yihinduye mu by'agakiza ka Yesu Kristo, Imana yihinduka yigomba. Abayigombaga Imana yihinduka ibagomba. Niyo mpamvu Imana rero ihinduka itanga ingwate aho kuba ihabwa ingwate. Imana itanga ingwate, si amafaranga, si isambu, si biki, ingwate y'Umwuka Wera. Kandi ni mu Mwuka Wera ari Imana muri butatu, Imana yitanze ubwayo nk'ingwate, nkuko yitanze ubwayo nk'igitambo. Iyo ngwate rero y'Umwuka Wera ni kwemeza ko biriya usoma mu ijambo ry'Imana birahari, ntabwo ari umugani. Amen. Mu ijambo rimwe c'est du cash. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bamaze kwizera babarirwa ibyaha, banyuma bezwe, hanyuma bazaraganwe n'abera umurage wo mu ijuru. Kandi bawutubwiye ngo ni umurage utabora, ntabwo wanduye, ntabwo ugajuka. Uwo murage urahari, utegereje abera. Niyo mpamvu bahawe ingwate y'Umwuka Wera, kandi ikongera kuba ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa. Nashaka kubaza rero ndata, nubwo mufite ingorane z'ubuzima, nubwo mufite ingorane z'amafaranga, nubwo mufite ingorane zo guhaha kubera ko ibiciro bizamuka, iyi inflation iri mu bihugu byinshi byo ku isi, ni mubizi. Ntabwo ari fenomene y'igihugu kimwe ku isi yose. Nubwo mufite n'ibyo muhanganya muri iki gihe, ese mubashije nibura akanya gato gutekereza kuri uyu murage ugizwe n'ibyo Imana ivuze: ubugingo buraho, kudapfa, amen, kutagajuka, kudabora, kutahumana, amen, ibihoraho bidahindagurika, amen, kuba muri ibyo byiza bidasaza, bidahindagurika, bitagajuka, iteka ryose, mu mibiri y'ubwiza, amen, isa n'umubiri w'umwana w'Imana Yesu Kristo iteka ryose. Iyo wibajije ibyo, Imana igusezeranya kandi ikabitangira gihamya mu gutanga ingwate, rwose ibyo ntiwayivomamo ibyishimo bya none, aho kuzategeza kwishima ubigezemo. Ibi ntibyatuma ibyo bitekerezo byawe byo kwiheba kubera ibibazo bya none, ibi ntibyagufasha kwigobotora ibyo bitekerezo byo kwihebesha. Amen. Aho kwinjira muri iyo mudu yawe iki gihe yakomeye, bizakomera, byacitse, kawunga izabura, azageraho n'akazi kabura, azageraho n'amazi akama, azageraho n'amashanyarazi abura, azageraho noneho n'ibiki byose bibura, n'umwuka duhumeka ukazabura. Bigashira abantu muri gereza yo kwiheba. N'abantu bafite ingwate bakiheba, birababaje. Niyo mpamvu Imana itwibukije umunsi impamvu y'ibyiringiro byacu muri Kristo Yesu. Amen. Nimba tugifite kwizera, kuko biravuga ngo mu gihe cy'erezo benshi bize bazageraho batakaza no kwizera. Iyo utakaje kwizera utakaza ibyiringiro. Twavuze ko kwizera ni ifarashi ihetse ibyiringiro. Iyo utakaje kwizera n'ibyiringiro biragenda, nawe ugasigara ureba ibintu nk'abantu b'isi. Ega sinshobora kubahisha, isi ya none turimo, kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba, kuva ikusi n'ikasikazi, ni ukwiheba gusa. Wayumvise? Abakomeye bariheba, aboroheje bariheba, bose bariheba, kandi avec raison, kubera ko isi aho imeze, izo z'ibyiringiro biri.
ibintu byose biragenda biterwa hejuru, binyeganyezwa. Aho ugiye hose, igihugu ku kindi, ibibazo gusa. Wajya mu bihugu birakize, nabyo yabaye ikibazo. None se ni ukuvuga ngo rero tutamenya ibyiringiro byacu dufite, amen, tuzamera nkabo, nta n'icyo tuzamarira isi ngo tubabwire ko hari ibyiringiro, kuko natwe ubwacu ntabyo tuzi ibyiringiro dufite. Ibyo rero nibyo kuwa gatanu tuzareba rero ingaruka yo kuba umwana w'Imana mu gihe cya none. Ubu twakomeje mu gihe kizaza, umurage wacu mu gihe kizaza, ariko kuwa gatanu tuzareba rero ingaruka nonaha iyo tumaze guhindurirwa statut, tukava kuri statut y'umuntu w'Imana, ikiremwa cy'Imana, tukagira statut y'umwana w'Imana. Ese ingaruka nonaha ni zihe? Iyo tuzabona kuwa gatanu. Kadusenge. Mwami, turagushima uyu munsi waduhaye kuba imbere yawe mu gihe isi irakubitwa n'ibibazo bitandukanye. Itorero riracyari mu isi. Mwami Yesu niwe byiringiro byacu, kandi mu kuduha Umwuka Wera ngo ni ingwate, kandi ingwate iba igwatirijwe ikintu kinini. Kiriya kintu kinini Mwami cyatumye uduha ingwate y'Umwuka Wera, atari ingwate y'ibishira, nuko ari ikintu gihambaye. Umwuka Wera ukangure mu mitima y'abizeye Kristo impamvu y'ibyiringiro byabo, kugira ngo ntibihebe nk'abandi bantu b'isi badafite ibyiringiro. Ibyiringiro byacu bive muri ibi bigaragara, bijye koko muri Kristo n'umurimo yakoze n'ingaruka yabyo. Turazi ko uyo muragi tubikuye mu ijuru uriho, urahari. Umuragi udashobora kubora, udashobora kwangirika, udashobora kugajuka, udashobora notre héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, kwandura. Ibyo byose ko ari bitatu, kubora, kwandura, kugajuka, biratwereka ko ari umuragi uri aho wibereye ubwawe Mana. Uduhe rero kudaheranwa n'ibibazo by'akanya gato, ariko tunezererwe ibyiringiro muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu. Aya magambo Mwami akomeze abayumvise nonaha, akomeze n'abazayumva binyuze mu mbuga nkoranyambaga, mu izina rya Yesu, amen, 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 haleluya, amen. Kuye kuzirikana ko ufite ikimenyetso, cyo ni ikintu gikuru. Ese ndafite ikimenyetso, kuye kuba suri ko gifite, pana ibintu byo gushidikanya.